mukizira gukumbura umva uko bagutakira ngo ni iki kigutindije uzaza ryari mucunguzi w'imbwa bwami budashira w'ibyaremwe byose byishime icyamuka zudatinze umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza tuzamureba tunyurwe azazana n'ingabo ze impanda zivugije abumviriye muri we bazuke bamusango natwe abazaba bakiriho atujyane hamwe nabo tubone nawe iteka ryose icyamaka zadatinze umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza tuzamure batunyurwe Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso he ab'isi babagurano azazamba babature kandi amahoro azatwara isi azaca intambara zishire ahindura ibi byose bishya icyamaka zadatinze umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza umwami Yesu gazaza tuzamure batunyurwe bagezi tube maso duhore tumwiteguye n'ukurira tamujura
Haleluya. Umwami wacu Yesu ubwo azaza tuzamureba tunyurwe. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuhuje, ndabifuriza amahoro y'Imana, ya yandi Yesu aduha kandi atameze nk'ayo isi itanga. Ni amahoro ahoraho, ni amahoro tugira mu bikomeye, mu byoroheje, ni amahoro tugira mu byago no mu makuba. Ayo mahoro nta kintu na kimwe kibasha kuyadukuraho. Amahoro ava ku Mana. Ayo ngayo niyo mbifuriza. Kugira ngo rero ubashe kugira ayo mahoro, ni uko umwuka w'Uwiteka aba ari muri wowe. Uwo mwuka wa Yesu Kristo, umwuka wera. Ni uko rero uba warihannye ibyaha byawe, ugatumira Yesu akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ayo mahoro nibwo ubasha kuyabona. Turakomeje rero inyigisho. Ubushize twize ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Twabonye ko Yesu yaraje mu isi, yasize ubwiza yari afite mu ijuru, Imana yihindura umuntu, afata akamero nk'ak'umugaragu w'imbata, araza avukira mu mugore. Arangije kuvuka arakura, akura agwiza ubwenge, agwiza imbaraga, agwiza ubuntu, ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Igihe kigeze akora icyari cyamuzanye hano ku isi. Icyari cyamuzanye hano ku isi ni ukuducungura. Amaze kudupfira ku musaraba, urupfu rw'agashinyaguro, arahambwa, arazuka, asubira mu ijuru, ahabwa ubwiza. Ubu yicaye iburyo bwa Data adusabira. Aratubwira ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Namwe rero ndabohereje. Uko Data yantumye, namwe ndabatumye. Nimugende mu mahanga yose, muhindure abantu abigishwa, abizeye mubabatize. Nimurangiza mubigishe kwitondera amategeko yanjye. Twabonye ko Yesu yatanze invitation eshatu. Bwa mbere yatumiraga Isiraheli muri rusange, kuko Imana amateka yayo n'umwana w'umuntu yashatse kuyakora inyuze mu gihugu cya Isiraheli. Ngo yaraje rero, yaje mube abe ntibamwizera, ariko abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Arongera nanone atanga indi invitation ya kabiri. Invitation ya kabiri noneho yatumiye buri mu Isiraheli ku giti cye. Twabibonye mu ijambo ry'Imana twasangiye muri Matayo igice cya 22 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 14. Atumiye buri mu Isiraheli ku giti cye, nabwo buri wese aranga. Ahubwo umwe akamubwira ati njyewe ndandi muri ibi, njyewe naguze umurima ngiye kuwureba, njyewe ngiye kureba amatungo yanjye. Buri wese atanga impamvu, nta numwe wigeze amwakira. Ngo ndetse n'abasigaye, abatatanze impamvu, bafata ba bantu uwo mwami yatumye, barabakubita, babagirira nabi, barabica. Icyo ni ikindi gihe ya invitation ya kabiri. None invitation ya gatatu ni handi yabwiye abagaragu be ati nimugende noneho ahantu hose, mu mayira yose, mutumira abantu bose mubona. Bose baraza. Ni ukuvuga iyi torero noneho rya Kristo ririya ryavutse ku gihe cya Pentekote, ubwo abantu bo mu mahanga yose, b'ubwoko bwose, b'imihanda yose bari baje, bumva ubutumwa bwiza, barihana. Natwe turimo, kuko Yesu yaravuze ngo nimugende amahanga yose, abizeye Yesu Kristo mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ubwo rero iyi invitation ya gatatu ni itorero, ni twebwe. Twabonye ko rero umugeni wa Kristo ni twebwe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Abatumiwe ni bariya batubanjirije, barimo ba Abrahamu, barimo ba Mose, barimo ba Yohana umubatiza. Abo ngabo nireze mfite nabaherekeza umukwe, nababa batumiwe muri ubwo bukwe bw'umwana w'intama. Twebwe rero turi abageni ba Kristo, turi kuri table
d'honneur. Imana yacu rero ishimwe. Kugira ngo rero tubashe gutaha ubwo bukwe bw'umwana w'intama, twabonye ko hari umwambaro iyo tumaze kwihana ibyaha byacu tukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, aha twambika ngo ikanzu nziza, twambika umwambaro mwiza w'igitare ubengerana. Uwo mwambaro rero, ibyo bishura byacu tugomba kubimesa mu maraso y'umwana w'intama, kugira ngo ubwo azaza azasange bigize gute, nta kizinga, nta myanda iriho, kuko azatwishyira pardon azatwishyira nta kizinga, nta munkanyari uturangwaho. Ikindi twabonye ni uko hari abahamagawe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Ariko twese Imana iraduhamagara kuza, ariko kugira ngo tubashe gutoranywa ni uko tubasha kuba twubahirije ibyangombwa. Ibyo byangombwa rero tugomba kuba twubahirije ni uko tuba twambaye imyambaro ikwiye ubukwe bw'umwana w'intama, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka. Twabonye iyo mirimo myiza yo gukiranuka. Imirimo myiza yo gukiranuka ni ukwizera, ni ukwihana, ni ukwezwa, no kubana n'abantu bose amahoro. Kuko ngo mugire umwete wo kwezwa no wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Umwami amaze kuraranganya muri ba bandi batumiwe mu bukwe bw'umuhungu we, hari uwo yasanze yambaye umwenda udakwiriye. Aramubaza ati, byagenze gute mugenzi wanjye ko nagutumiye? Niki cyatumye uza utambaye umwenda ukwiriye ubukwe? Icyo yakoze niki? Yaramubajije ngo wa wundi ngo araceceka, abura n'iki, ntiyagira n'ikintu amusubiza. Yesu abwira umwami ngo abwira abagaragu be ati, nimumufate mumujugunye hanze. Uko rero niko bizagenda. Uwazasanga atambaye umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'intama azajugunywa hanze. Hanze hazaba iki? Hazaba imbwa n'abarozi, ababeshya, babakunda kubeshya kandi bakabikora, abasambanyi, abagome, abicanyi, abagambanyi. Abo bose bazaba hanze. Hanze ya hehe? Hanze y'ubwami bw'Imana. Rero duharanire, dushishikarire kugira gute? Kuzataha ubwo bukwe bw'umwana w'intama turi abageni, twicaye ku meza y'icyubahiro na Kristo umwami wacu, kuko Kristo niwe mukwe, twebwe turi abageni. Uwo mwami ni Imana. Twabonye ko ubukwe ni uguhura kwacu n'Imana. Haleluya. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ubwo rero uko niko Yesu azagaruka. Ntabwo azagaruka aje gucungura, kuko icyo gikorwa yarakirangije kandi ngo yagikoze rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije. Niko mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 28 hatubwiraga. Ahubwo noneho azongera agaruke, aje kugira gute? Aje kudutwara, aje gutwara umugeni wa Kristo. Nanone mu byahishuwe 19 naho harabivuga, no mu Batesaloniki ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16 ugakomeza hasi naho harabivuga. Uyu munsi rero tugiye kureba irindi somo n'ubundi rijyanye n'ibyo ngibyo, kugaruka kwa Kristo. Tugiye kureba nanone irindi jambo ry'Imana rivuga ngo Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu byakozwe, mu byahishuwe ku gice cya 19 haravuga ngo dore ku murongo wa 11 haravuga ngo, mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro,
no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru zimukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, azayiragize inkoni y'icyuma, yengeshe ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Irindi jambo nanone twongera gusangira ni ijambo riri mu Batesaloniki ba mbere igice cya 4 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Hanyuma ibyahishuwe 20 kuva ku murongo wa 11 ho haratubwira ngo, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Titiri iravuga ngo, Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Murongo wa 12, mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditse muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Twabonye ko Yesu nagaruka azaza aje kuduhana, azaza aje no kuduhemba. Nk'uko tumaze kubona iri jambo, hariho ibitabo bitatu. Hari igitabo cy'ubugingo, hari igitabo cy'imirimo, hari n'igitabo cy'urwibutso. Icyo gitabo rero cy'ubugingo, iyo umuntu amaze kwihana ibyaha bye, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aba avuye mu rupfu agiye mu bugingo. Izina rye rero ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Noneho ya mirimo rero dukora nayo irandikwa, ni igitabo cy'imirimo. Imana yandikaho icyo wakoze cyose, Imana iracyandika. Noneho kuri wa munsi w'urubanza, Imana izareba ya mirimo wakoze, irebe motivasiyo wayikoranye. Kuko ushobora gukora ibintu byiza ariko motivasiyo yawe ari mbi.
ibyo byose rero Imana izabireba. Imirimo twakoze ngo izageragereshwa umuriro. Noneho nimba warabikoze koko ubikoranye umutima ukunze, Imana izakugororera. Ariko nimba warabikoze kugira ngo wiyerekane, abantu bakubone, imirimo yawe izaba impfabusa. Bari abantu bakunda gukora ibintu bakabigaragaza, kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kabimenya. Nubikora ubwo ngo ibihembo byawe uzaba warangije kubibona. Hari benshi rero bazavuga bati twafashije abarwayi, twafashije abakene, twagize gutya. Imana ikubwira iti ibihembo byawe warabibonye, wabishyize kuri kamera, warabivuze ahantu hose, ibihembo byawe warangije kubibona. Kuko icyo ukuboko kw'iburyo kwatanze ntabwo ukuboko kw'ibumoso kugomba kubimenya. Abantu rero ijambo ry'Imana dusigaye turyirengagiza, twikorera ibyo twishakiye, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Uko riri ni uko nguko, kandi niko rizahoraho iteka. Turebe rero tube maso, turebe ibyo dukora, turebe impamvu tubikora, kandi turebe nimba koko bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ikindi ni igitabo cy'urwibutso, ngo abera b'Imana ngo kera baraganiraga ngo igitabo cy'urwibutso ngo kikabumburwa. Imana igira igitabo cy'urwibutso yibukiramo ibyo twavuze, n'amagambo ngo twavuze azadutsindishiriza cyangwa se aducira urubanza. N'ibyo tuvuga biradutsindishiriza cyangwa bikadukondana. Imana rero idufashe. Hariho rero impfu ebyiri. Hariho urupfu rwa mbere no kuzuka kwa mbere, hakabaho n'urupfu rwa kabiri no kuzuka kwa kabiri. Urupfu rwa mbere no kuzuka kwa mbere ni uku nguku umuntu abaho, noneho igihe cyagera agapfa. Kuzuka kwa mbere nanone ni iryo jambo nyine twabonye riri mu Batesaloniki ba 4 kuva ku murongo wa 16 kugeza kuri 18. Hari abavuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Aho ngaho ni urwo rupfu rwa mbere no kuzuka kwa mbere. Ni igihe Yesu azaba aje, hanyuma tukazuka. Abazaba bakiriho nabo bazahindurwa, Yesu tumusanganire. N'ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 6 naho harabivuga. Umurongo wa 6 naho harabivuga. Byahishuwe 6 haravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abami n'abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Ni ukuvuga ko Yesu naza tuzamusanganira. Nitumara kumusanganira ngo tuzazamukana nawe agende, tuzamarana imyaka 3 n'igice mu kirere, n'ubundi ari kudusukura, kuko agomba kuzatujyana akatumurikira Imana Data. Ngo azaba ari kudutunganya adusukura imyaka 3 n'igice. Hanyuma indi myaka 3 n'igice azatujyana noneho atwereke Data, avuga ati dorabona pfiriye, dorabona acunguye. N'abamarayika ngo bategerejanyije amatsiko uwo mugeni wa Kristo, uwo muntu Kristo yacunguye. Iyo myaka rero nirangira ni cya gihe nyine cy'ubukwe bw'umwana w'intama. Tuzaba turya, tuzaba tunywa, tuzaba tunezerewe, tumeze neza. Nyuma y'iyo myaka 7
tuzahita tugira gute? Tuzongera tugarukane na Kristo. Noneho nitumara kugarukana na Kristo tuzimana imyaka 1000 hano ku isi. Hanyuma nitumara kwimana na Kristo imyaka 1000, azarigenza gute? Azabanza Ibyahishuwe 20:10 aravuga ngo, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazaba bababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Aha ni ku rupfu rwa kabiri. Ibyahishuwe 24:4 haravuga ngo, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni umuzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Noneho nitumara kugarukana na Kristo, hari aba basanzwe ya myambaro yabo idasukuye. Abo ni baba Kristo badakizwa ngo bamaramaze, bazasigara. Noneho nibamara gusigara bakemera guhorwa Imana, kuko ngo bizaba bikomeye. Sinzi nimba bazaba ari benshi, ariko abazaboneka abo ngabo nabo tuzimana na Kristo imyaka 1000, ariko bo bazaba barahombye ubukwe bw'umwana w'intama. Ndagushishikariza rero mwene data kutazabura muri ubwo bukwe bw'umwana w'intama, kugira ngo utazasigara ukababazwa icyo gihe cyose, kuko ubuntu bw'Imana buzaba bwararangiye. Ntabwo uzabasha sinzi nimba umuntu azanabishobora kubyihanganira. Hazaboneka bake. Nimba wamugana igihe cy'ubuntu byaratunaniye gukizwa neza ngo tumaramaze, sinzi icyo gihe cya Antikriste ko abantu bazabishobora. Imana idufashe iturinde, ahubwo Kristo naza tuzahite tugira gute? Tuzahite tujyana nawe. Byahishuwe 20:11 aravuga ngo, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere yayo. Nk'uko nababwiye, hariho urupfu rwa mbere no kuzuka kwa mbere, hakabaho n'urupfu rwa kabiri no kuzuka kwa kabiri. Bitaniye hehe? Urupfu rwa mbere no kuzuka kwa kabiri na abazaba barizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, igihe azagaruka bakazuka, abakiriho bagahindurwa bakajyana na Kristo ya myaka 7, 3 n'igice ari kubasukura, ari kubatunganya, 3 n'igice akajya kubamurikira Data, turi kurya tunezerewe, turi kunywa. Nyuma y'imyaka 7 tukagaruka, tukazasanga babandi baranze gukizwa neza. Noneho twebwe tukimana na Kristo imyaka 1000. Urupfu rwa kabiri rero ntabwo rureba abo bantu bazaba barasanganiye Yesu Kristo. Urupfu rwa kabiri rurareba bandi bakomeje kuba abanyabyaha, ntibihane, bagakomeza gukorera sekibi. Abo ngabo bazazukira gukorwa n'isoni no kujugunywa mu nyanja y'umuriro. Imana rero idutabare kandi idufashe. Nta wundi muntu rero ufite ububasha bwo gucira imanza abari mu isi. Umuntu wenyine ufite ububasha bwo gucira abari mu isi urubanza
ni Imana yonyine, ni umwami. Nk'uko muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 11 n'uwa 12 hatubwira ngo umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora. Ni Imana yonyine izatureba, ikareba ikurikije uko itubona, ikavuga uti uyu nguyu umwenda yambaye birakwiye, uyu nguyu umwenda yambaye ntibikwiye. Ni Imana yonyine ica imanza zitabera, niyo yonyine izaducira urubanza. Ariko urubanza izaducira, izareba imyambaro twambaye, izareba nimba imyenda yacu imeshwe mu maraso y'umwana w'intama, izareba nimba imyambaro twambaye yera. Ibyahishuwe 20:6 baravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara. Abameze batyo ahubwo bazaba abami n'abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo. Duharanire rero kuzaba abami n'abatambyi b'Imana na Kristo kugira ngo tuzimane nabo muri iyo myaka 1000. Haleluya, amen. Ni amahitamo yawe rero, kuko Imana ntinezezwa n'urupfu rw'umunyabyaha. Itike ni ukujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana yarabivuze muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 32, ntawe nifuriza gupfa, ahubwo nimwihane mubeho. Uko niko Nyagasani uhoraho avuze. Abizeye Yesu nibazuka bazagororerwa ubugingo, ariko abatarihannye ngo bizere Yesu nibazuka bazazukira urupfu rw'iteka. Ariko Imana nta n'umwe yifuza ko arimbuka, ishaka ko twese tumenya ukuri hanyuma tukihana. Ibyahishuwe 20:15 haratubwira ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Utazaboneka muri icyo gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Ntawe uzi igihe, twese ntago imperuka izaza ngo usange tukiri bazima. Ntago uzi igihe uzapfira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziraho. Igihe tudatekereza nicyo gihe umwana w'umuntu azaziraho. Duhore tumwiteguye kandi imyambaro yacu ihore yera. Amose 4:12 iravuga ngo witegure guhura n'umuremyi wawe. Ese nuhura n'umuremyi wawe uzishima unezerwe, cyangwa nuhura n'umuremyi wawe uzagira ipfunwe, uzagira ikimwaro? Imana itufashe. Ibyahishuwe 20:7-9 aravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni nawe akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare utanduye, niyo mirimo myiza yabera. Ibyo nibyo twabonye ubushize. Umwambaro niwo uzatuma tujya mu bukwe bw'umwana w'intama. Uwo mwambaro rero nimba ntawe ufite, ushake nonaha. Kuwushaka ni ukwihana, ugaca bugufi, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kandi twabonye ko Yesu nagaruka ntabwo azagaruka aje kutugirira imbabazi, yatuzaniye ubuntu n'imbabazi. Ahubwo Yesu nagaruka azaza aje guhemba no guhana. Ndakwinginga rero mwene data,
ntuzabe mu bo Yesu azaba aje guhana, ahubwo uzabe mu bo Yesu azaza aje guhemba. Reka dusome Ibyahishuwe 21 twumve. Haravuga ngo ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize, n'inyanja yari itakiriho. Inyanja ni Satani, niwe wanyuma, murumva niwe wanyuma uvuyeho, urangiyeho. Yesu naza aje kwimana natwe imyaka 1000, nyuma yaho azashyiraho isi nshya n'ijuru rishya, kuko urupfu rwa kabiri ruzabaho nyuma y'imyaka 1000. Ariko urupfu rwa kabiri ntabwo rureba twebwe abizeye Yesu, rureba ba bantu bananiranye bakanga kwihana. Reka twumve uko bizagenda rero mu Byahishuwe igice cya 21. Mbona n'ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye. Ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Murumva urupfu rwa kabiri ni urunguru, ni ahangaha. Haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Hanyuma rero nyuma rwa rurembo Yerusalemu ruzamanuka ruva mu ijuru ruza hano ku isi. Ubushize twiga kubaka kuri Kristo twabonaga ko fondasiyo ni uguhera hasi uzamuka, ariko noneho inzu Imana yatwubakiye Yerusalemu nshya yo noneho izamanuka iva hejuru ijya hasi. Ubundi iyo umuntu yubaka ava hasi azamuka. Bizanyurana rero kuko byose Imana izaba yabihinduye bishya. Bizava hejuru mu ijuru bimanuke ahangaha hasi. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo gusa n'ukwibuye ry'igiciro cyinshi, nk'ibuye ryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi, rifite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12. Za inkingi noneho zizaba ari nyinshi, zizaba ari 12 zingana n'imiryango 12 ya Isiraheli. No ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isiraheli. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikazi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, n'iburengerazuba hariho amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Hanyuma inkike z'urwo rurembo nanone zizaba zanditsweho amazina nanone y'intumwa 12 za Kristo. Uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'urubingo rw'izahabu
kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zayo. Amarembo ni imiryango 12 ya Isiraheli, hanyuma inkike zayo ni amazina y'intumwa 12 za Yesu Kristo. Haleluya, amena. Agera inkike zarwo, agera imikono 144 akurikije urugero rw'abantu. Ibyo ni ukuvuga ngo urw'abamarayika. Inkike zarwo zari zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishije izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza. Imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urwa kabiri rwari safiro, urwa gatatu rwari karukedoni, urwa kane rwari simaragido, urwa gatanu rwari sarudonosiki, urwa gatandatu rwari sarudiyo, urwa karindwi rwari kirusorito, urwa munani rwari beruro, urwa cyenda rwari topazi, urwa 10 rwari kiruparaso, urwa 11 rwari hiwakinto, urwa 12 rwari ametusito. Urumva byose bigenda ari 12 kuko imiryango ya Isiraheli yari 12 kandi n'intumwa za Yesu Kristo zari 12, kandi amarembo azaba ari 12, imiryango 12 ya Yakobo, noneho inkingi nazo zizaba ari 12, intumwa za Yesu Kristo. Amarembo uko ari 12 yari imarigarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imarigarita imwe, atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Haleluya, ngo tuzagenda ku nyanja y'ibirahure. Haleluya, amena. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Tuzaba turi muri Kristo Yesu, tuzaba turi muri Data. Kandi kuri urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo bubuvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Oh, haleluya. Umucyo waho ni umucyo w'umwana w'intama. Ntago dukeneye amashanyarazi, no. Ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwayo nibyo bizajya bitumurikira. Amena. Ndakwifuriza kuzaba ho muri icyo gihe. Haleluya, uri kumwe na Kristo, uri umwami n'umutambyi w'Imana Data n'umwana w'intama. Haleluya. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo, kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu cyose gihumanya. Icyanduye, igihumanya ntago kizagerayo. Twabonye aho abarozi, abanze Yesu, aho bazajugunywa hanze. Ngo hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abagome n'abagambanyi. Ntube muri abo ngabo rero, ahubwo ube muri babandi bihannye bakizera umwana w'intama, akabacunguza amaraso y'igiciro, akabambika umwambaro mwiza w'ubukwe, umwambaro mwiza urabagirana, kugira ngo utazaba hanze ya Yerusalemu, hanze y'isi nshya n'ijuru rishya, hanze. Imana igufashe, Imana twese idufashe kandi iturinde. Iyo usomye ibyahishuwe 20, nageze kubivuga, Imana ntago ari umugome, irihangana. Twabonye ko umukwe aratinze kubera ko abantu batihana. Tuvuga ubutumwa, ntago Imana ishaka ko abantu bazabaho ubuzima bubi, ariko yaduhaye guhitamo nk'uko twabibonye ubushize. Ni wowe rero ugomba guhitamo. Ntago inezezwa no kurimbuka k'umwana w'umuntu, ahubwo inezezwa ngo uyu munyabyaha umwe yihane, ngo abamarayika mu ijuru bavuza impundu. Ntago ishaka rero kuzatubona turimbuka, ahubwo ishaka kuzatubona tunezeranywe nayo.
Ibyahishuwe 20:10 haravuga ngo kandi satani wayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Wikomeza rero kwemera ko satani akuyobya. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwizera ntazarimbuka. Ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe uzataha ubukwe bwe. Ufite uwo mwana niwe uzambara ya myambaro myiza. Ariko utamufite, ibi biri mu byahishuwe 20:10 nibyo bizamusohoraho. Ni rwa rupfu rwa kabiri nyuma y'imyaka 1000. Ahangaha ngo kandi satani wabayoboraga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Uzanga rero gukurikira Yesu, ibimutegereje ni ibingibi. Titire yavugaga ngo Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Ese uzahura n'umuremyi wawe akujyana mu bukwe bw'umwana w'intama, nyuma mukazagarukana nyuma y'imyaka 7, mukimana imyaka 1000. Imyaka 1000 yarangira hakabaho kuzuka kwa kabiri. Kuzuka kwa kabiri, hanyuma urupfu rwa kabiri arirwo tumaze kubona hano mu byahishuwe 20:10. Uzahura n'umuremyi wawe gute? N'uyu munsi ugomba gufata icyemezo. Nimba muzimana iteka ryose mukabana nawe ubuziraherezo, cyangwa se niba uzajugunywa na satani na wa muhanuzi w'ibinyoma na ya nyamaswa mu nyanja yaka umuriro, mukababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ni wowe rero wo guhitamo. Yesu araza vuba, itegure guhura n'umuremyi wawe. Azasanga imyambaro yawe yera, cyangwa se uzahunga mu maso ye. Imana ikugenderere, iguhe guhitamo neza, kuko icyo uzahitamo ukiri muzima nicyo kizakubera mu buzima bw'ahazaza. Kadusenge. Mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Turagushima ko uzagaruka mwami, ariko watubwiye ngo twitegure guhura nawe. Turasenze rero kugira ngo mwami abatarakumenya ubagenderere, ubahe kukumenya, ubahe kukwihana, ubahe kukwizera nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ubwo uzagaruka mwami ntibazarimbuke, kuko ntabwo wishimira urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo wishimira ko yihana maze akabaho. Dushoboze rero natwe dutere imbaraga, uturinde kuzakorwa n'isoni igihe uzagaruka, ahubwo ubwo uzagaruka mwami natwe tuzazukire kunezerwa no kubana nawe iteka, ntituzazukire kurimburanwa na satani na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Shimwa rero data mwiza ukiranuka ko ukomeza kugenderera imitima y'abatarakumenya, Mwuka wawe wera akabemeza iby'ibyaha byabo, bagaca bugufi nabo bakihana bakakumenya wowe Mana y'ukuri, kandi bakizera n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen.
gitabo mwami yesu icyo nicyo nifuza kumenya ko hari umunsi ibitabo bizabumburwa uhamagara amazina y'abayanditswe ko hari umunsi ibitabo bizabumburwa uhamagara amazina z'abayanditswe ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami yesu nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami yesu nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo kumerwa n'abashumba ntacyo byamarira kumerwa n'abakristo nabyo nta kamaro ahubwo icyo nkwiriye kwifuza cya mbere kumerwa na yesu maze akanyandika kumerwa n'abashumba ntacyo byamarira kumerwa n'abakristo nabyo nta kamaro ahubwo icyo nkwiriye kwifuza cya mbere kumerwa na yesu maze akanyandika ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami yesu nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami yesu nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo kumenya kubwiriza ntacyo byamarira no kuririmba neza nabyo nta kamaro dore ikintu nkwiriye gushaka by'ukuri ni uko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo kumenya kubwiriza ntacyo byamarira no kuririmba neza nabyo nta kamaro dore ikintu nkwiriye gushaka by'ukuri ni uko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami yesu nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo
nifuza kubimpishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata ejo ntazavaho nibeshe ubugingo ejo ntazavaho